wawe mwiza ni w'amahanga yashunguriwe igorogota wahavanye iminyago wironkeye mu maraso yawe wawe mwiza ni w'amahanga yacunguriwe igorogota wahavanye iminyago wirongeye mu maraso yawe uri intwari Yesu uri inyamibwa wanesheje umwanzi w'abantu abatware bo mu isi y'umwijima wabahemuye ku mugaragaro wawe igihe kigeze wuzuye impuhwe n'urukundo rwinshi wasize ubwiza wari ufite mu ijuru waje mu isi ubyarwa n'umugore wiyambuye ishusho y'ubumana washeshaguriwe ibicumuro byacu wowe mwana muremyi w'isi n'ijuru wabamiwe hagati y'abamuzi umusaraba wawe mwiza ni w'amahanga yacunguriwe igorogota wahavanye iminyago wironkeye mu maraso yawe uri intwari Yesu uri inyamibwa wanesheje umwanzi w'abantu abatware bo mu isi y'umwijima wabahemuye ku mugaragaro ishusho y'umunyantege nke ntiwabumbuye akanwa kawe mwana w'intama bajyana kubagwa wabazwe no kwicisha bugufi intego yawe yari ukudukiza umwijima n'urupfu rw'iteka amaraso yawe twogejwe ibyaha byacu mu mibyimba yawe twakize indwara umusaraba wawe mwiza ni w'amahanga yacunguriwe igorogota wahavanye iminyago wirongeye mu maraso yawe uri intwari Yesu uri inyamibwa wanesheje umwanzi w'abantu abatware bo mu isi y'umwijima wabahemuye ku mugaragaro uri intwari Yesu uri inyamibwa wanesheje umwanzi w'abantu abatware bo mu isi y'umwijima wabahemuye ku mugaragaro igorogota ku manywa y'ihangu wirehereje abo mu isi bose mu ijwi rirenga utera hejuru uti noneho byose birarangiye ugeze ikuzimu barabimenye umwanzi waho umunyaga ubutware wavanyeyo intwari zo kwizera Yerusalemu barayitambagira
bwayacunguriwe igorogota, wahavanye iminyago wirongeye mu maraso yawe. Uri intwari Yesu, uri inyamibwa, wanesheje umwanzi w'abantu, abatware bo mu isi y'umwijima, wabahemuye ku mugaragaro. Umusaraba wawe mwiza ni w'amahanga yacunguriwe igorogota, wahavanye iminyago wirongeye mu maraso yawe. Uri intwari Yesu, uri inyamibwa, wanesheje umwanzi w'abantu, abatware bo mu isi y'umwijima, wabahemuye ku mugaragaro. Yesu, uri inyamibwa, wanesheje umwanzi w'abantu, abatware bo mu isi y'umwijima, wabahemuye ku mugaragaro. Haleluya, amen. Amen, amen. Yesu wacu yaranesheje, ni intwari kandi ni inyamibwa. Abatwari bo mu isi yo mu mwijima yabahemuye ku mugaragaro. Yesu wacu nashimwe, Yesu wacu nahabwe icyubahiro, kuko yaranesheje, kandi kuko yanesheje natwe twaranesheje. Yesu ashimwe. Rero bene data bakundwa, nongeye kubasuhuza, nongeye kubifuriza amahoro y'Imana kugira ngo abane namwe. Ubwo twiyunze n'Imana turi amahoro, twiyunze n'Imana ku bwa Kristo, twiyunze n'Imana ku bw'umusaraba, twiyunze n'Imana ku bw'amaraso Kristo Yesu yatumeneye ku musaraba igorogota. Imana yacu ishimwe. Turi mu bihe bya Pasika. Iki cyumweru bacyita icyumweru gitagatifu, tugenda tugana ku rugendo rutuganisha kuri Pasika. Pasika yatangiriye mu isezerano rya kera, kandi nk'uko twabibonye, isezerano rya kera ni igicucu cy'ibyagombaga kuba mu isezerano rishya. Pasika rero yabaye igihe Imana yabwiraga Mose ngo nabwire Abayisiraheli babaga umwana w'intama, bamurye bahagaze, bamurye bakwese inkweto, bamurye bakenyeye, hanyuma nibarangiza amaraso bayasige ku nkomanizo z'imiryango yabo, ubwo umurimbuzi aza kuza kunyuraho bo ntacyo ari bubatware. Aho ngaho niho Pasika yatangiriye. Irakomeza kuko Imana yari yarategetse Mose ko ibyo ngibyo, icyo kintu bazajya bahora bagikora uko umwaka utashye. Ni nako byageze rero igihe Yesu yaje kuza. Yesu nawe iyo mihango y'Abayuda akayikurikiza. Pasika ya nyuma yarayiriye, niyo bise igaburo ryera. Niyo mpamvu akenshi bavuga ko ari ukurya Pasika. Ntabwo ari ugufeta Pasika, ahubwo ni ukurya Pasika, kuko iyo Pasika itwibutsa gupfa, guhambwa no kuzuka kwa Kristo. Kandi iyo Pasika itwibutsa ko ari isezerano rishya rikuraho isezerano rya kera. Haleluya, Imana yacu rero ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Muri icyo gihe cya Pasika rero, kugira ngo iyo Pasika ibashe kubaho, habayeho umusaraba. Uyu mugoroba nifuje ko tuganira ku ijambo bita umusaraba.
umutwe w'ijambo nifuje ko tuganira rirebana n'umusaraba ni umutwe ni ijambo rivuga ngo ku musaraba niho hari imbaraga zo kuducungura. Ku musaraba niho hari imbaraga zo kuducungura. Ubu twebwe muri iki kinyejana turimo, kuvuga umusaraba ni byiza. Umuntu avuga yishimye, ahantu hose mugiye mubona ko baba bamanitse umusaraba, mu nzu mu nsengero haba hari umusaraba, abakozi b'Imana umusaraba bawushyize hano, hari abawambara mu ijosi umusaraba. Ariko kiriya gihe bawubambaho Yesu, umusaraba wari ikintu gikojeje isoni, wari ikintu kibi cyane. Uwari warashyizeho kiriya gihano cyo kubambwa ku musaraba yagira ngo yumvishe uwagomye, uwacumuye, amubabaze by'intangarugero. Uwo musaraba bawushyiragaho, bawumanikagaho abantu bakapfa buhoro buhoro, bakagenda bapfa buhoro buhoro, kandi bagapfa bumva kugeza igihe bashiriyemo umwuka. Murumva rero urupfu rwo ku musaraba rwari urupfu rubi cyane, urupfu rubabaje, kandi iyo bakubonaga kuri uwo musaraba barakuvumaga, mbese wabaga wabaye ikivume. Ariko Imana kuko ihambaye mu bwenge, mu mbaraga, mu gukunda, icyo kintu cyagaragaraga nk'aho ari kibi, icyo kintu cyagaragaraga nk'aho ari ikivume, Imana yagihinduyemo ikintu cyiza. Imana yagihinduyemo ubuzima. Kuva ba sogokuruza bacu bacumura, Imana yari yarabahaye amategeko bagomba kugenderaho, yabashyize mu busitani, arababwira ati nimubukorere, ibiti birimo mu bihingire, imbuto zabyo zibatunge muzirye, ariko ibereka igiti kimwe, ibabuza kukirya, igiti kibamenyesha ikibi n'ikiza. Adamu n'umugore we ntibumvira iby'Imana yababwiye, ahubwo bumvira umwanzi. Kandi Imana yari yarababwiye ngo nimukiryaho icyo giti no gupfa muzapfa. Ntago rero bumviye, baracumuye, bakora icyaha cyo kutumvira Imana. Uhereye icyo gihe, bya bindi Imana yababwiye ngo no gupfa muzapfa, ntabwo yababwiraga urupfu rusanzwe rwo ku mubiri, ahubwo yababwiraga urupfu rwo mu mwuka, kuko ni rwo rubi. Urupfu rwo mu mwuka ni ugutandukana n'Imana mu buryo bwo mu mwuka. Yego urwo rupfu rwabakururiye n'urupfu rwo mu mubiri, ariko urupfu Imana yababwiraga cyane cyane ni urwo rupfu rwo mu mwuka, urwo rupfu rwo gutandukana n'Imana. Icyo cyaha rero ba sogokuruza bakoze cyakururiye isi akaga. Icyo cyaha cyadukururiye urupfu, icyo cyaha cyadukururiye imivumo, icyo cyaha cyadukururiye imiruho n'imibabaro, icyo cyaha cyaduteje akaga gakomeye. Ariko kuko Imana yuzuye urukundo, ijambo ryayo riravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo abone ubugingo buhoraho. Twari abo kurimbuka. Twarabyize mu amagambo ane y'ingenzi Imana ishaka kumenya. Twabonye urwo rukundo rw'Imana, twabonye ukuntu umuntu ari umunyabyaha, twabonye ko icyo cyaha gitandukanye umuntu n'Imana, ariko twanabonye ko Imana yatanze umuti yatanze rero ni uko yakunze abari mu isi cyane, igatanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo abone ubugingo buhoraho. Kugira ngo rero ibyo bintu bigerweho, Imana yakoresheje umusaraba. Bya bindi bigaragara ko ari bibi, bya bindi bigaragara ko uwawugiyeho ari ikivume, bya bindi bigaragara ko uwawugiyeho yananiranye,
icyo kintu nicyo Imana yakoze. Ntabwo Imana byayitunguye, na Yesu ntabwo byamutunguye. Reka dusome ijambo ry'Imana twumve icyo rivuga. Ijambo ry'Imana mu Bakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 18 haravuga ngo ijambo ry'umusaraba ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kuri twabakizwa ni imbaraga z'Imana. Murumva rero ntago umusaraba Yesu byamutunguye kujyaho, ahubwo Imana yawuhinduye imbaraga kugira ngo tubashe kubona agakiza. Ahandi nkuko twabibonye ko umuntu amaze gucumura ku Mana ibintu byose byarahindutse. Icyaha cyinjiye mu isi, urupfu rwinjiye mu isi. Adamu yinjije icyaha mu isi, yinjiza urupfu mu isi. Adamu wa kabiri ari we Yesu Kristo nawe yaraje akuraho icyaha, arangije ashyiraho ubugingo, ashyiraho ubuzima. Ngo twese twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ngo twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho. Iyo mpano y'Imana rero aribwo bugingo buhoraho bwatumye Yesu Kristo ahinduka. Abakorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 21 haravuga ngo kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ko Yesu yagiye mu mwanya wacu. Twebwe twari abo gucirwaho iteka, twebwe twari twarakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana, ariko utarigeze kumenya icyaha, utarigeze gukora icyaha, ari we Yesu Kristo agira gute? Ahinduka icyaha ku bwacu, kugira ngo twebwe duhinduke gukiranuka kw'Imana. Kugira ngo ibyo bintu bibashe kugerwaho byagenze gute? Tubisoma mu Byahishuwe igice cya 5 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 14 mu bisome, ariko ngiye ndababwira umurongo umwe ukuntu ngo habaye inama mu ijuru. Baraterana, umurongo wa 6 n'uwa 7, baraterana bibaza umuntu uzajya gucungura umwana w'umuntu. Ngo habura umuntu n'umwe, haba mu isi haba no mu ijuru. Iyo nama ngo bigaragaye ko nta n'umwe ngusa n'umwana w'intama, ngo nuko ngo mbona hagati ya ntebe na bya bizima bine no hagati y'aba bakuru umwana w'intama uhagaze usa n'uwatambwe, afite amahembe 7 n'amaso 7, ariyo myuka 7 y'Imana itumwa kujya mu isi yose. Araza kura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kwiyicaye kuri ya ntebe. Inama yarateranye, habura umuntu uzajya gucungura umwana w'umuntu. Muribuka ko mu itangiriro Imana yavuze ngo mureke tureme umuntu mu ishusho yacu, ase natwe. Imana yarivugaga bwa butatu bwera: Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera. Muri iyi nama rero yateranye, Imana Mwana yemera gufungura cya gitabo, iravuga iti ndaje. Mu muzingo w'igitabo ngo niko handitse, aza nk'igitambo kije gutambirwa abanyabyaha bari hano ku isi. Kugira ngo abashe kuza kuducungura, hari ibyo yiyambuye, hari ibyo yanze. Mu Bafilipi igice cya 2 umurongo wa 7 n'uwa 8 haratubwira ngo ahubwo yisiga ubusa,
ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Murumva rero, urupfu rwo ku musaraba Yesu yadupfiriye ntago byatunguye Imana. Yesu yarabanje yiyambura akamero k'ubumana, yambara kuba umuntu, yambara kuba umugaragu w'imbata, araganduka ageza ku gupfa, ngo ndetse ageza ku gupfa urupfu rwo ku musaraba. Ageze n'aha ngaha, n'abigishwa be, iyo usomye muri Matayo igice cya 16 uhereye ku murongo wa 16, yatangiye kubabaza uwo ari we. Ntago nabo bari bamusobanukiwe, ababaza uko abo hanze bamufata. Bamubonaga akora ibitangaza, bamubonaga agaburira abashonje, bamubonaga acubya umuhengeri, bamubonaga yirukana abadayimoni, ariko nabo mu by'ukuri ntago bari bamuzi. Ariko arabanza babaza ikibazo, arababaza ati, abantu banyita nde? Batangira kumurondorera, bamwe bati uri Yeremiya, abandi bati uri Yesaya, abandi bati uri Eliya. Noneho nawe arababaza ati, se mwebwe noneho ndinde? Petero niwe avuze ati, uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Arangije aramubwira ati, Petero, ntago ari inyama n'amaraso bibiguhishuriwe, ahubwo ugize guhishurirwa kuvuye mu ijuru. Nyuma yaho nibwo yababwiye ko azajya i Yerusalemu agapfa urupfu rubi, bakamwica urw'agashinyaguro. Noneho Petero wari umaze guhishurirwa ko ari Kristo, umwana w'Imana nzima, arangije ati, nyagasani, ibyo bintu ntibikakubeho. Noneho Yesu aramubwira ati, mva inyuma Satani, kuko iyo mitekerereze ntabwo ivuye ku Mana, ahubwo iyo mitekerereze ivuye ku muntu. Murumva rero ko Yesu icyamuvanye mu ijuru kikamuzana hano ku isi kwari ugucungura umwana w'umuntu. Urupfu yagombaga gupfa yari aruzi, kandi ntago byamutunguye. Niyo mpamvu abigishwa be akenshi ntago babyumvaga. Bo bari bazi ko ari umucunguzi uje kubakura mu maboko y'ababakandamizaga. Ntago bari bazi ko Yesu aje kurangiza ikibazo cy'icyaha. Bamufataga nyine nk'umuhanuzi, bamufataga nk'umuntu ukora ibitangaza, ariko ubundi misiyo, umugambi w'Imana ku buzima bwa Yesu hano ku isi kwari ukudupfira urupfu rubi rwo ku musaraba, kugira ngo ikibazo cy'icyaha kirangire. Ariko kubera ko iyo turi mu mubiri ntago tubasha gusobanukirwa ibya Yesu, ntago tubasha gusobanukirwa umusaraba. Ndabyibuka kera nakundaga kuvuga ishapure y'ububabare, nakundaga kuvuga amibukiro y'ishavu, nakundaga gukora inzira y'umusaraba. N'ubu muri ibi bihe twitegura Pasika, abantu benshi bagendera kuri ibyo ngibyo, inzira y'umusaraba. Mubyeyi ugira ibambe, jya utwibutsa iminsi yose y'ibyababaje Yesu. Ariko turabivuga tukabisenga, ariko ntago tuzi ibanga mu buryo bw'umwuka riri muri iyo mibabaro Yesu yababajwe. Ntago tuzi ibanga riri mu mbaraga z'umusaraba. Ibanga umusaraba ni ubupfu kubarimbuka, ariko kuri twabakizwa ni agakiza k'Imana. Hahirwa abari muri Kristo Yesu, kuko batazacirwaho iteka. Kuko ibyo byose Yesu ku musaraba i Golgota, icyo kibazo cy'ibyaha, icyo kibazo cyo gucirwaho iteka, Yesu yarakirangije. Haleluya! Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Abigishwa be rero nabo ntago basobanukiwe
iryo banga, izo mbaraga zo ku musaraba, kuko bari bazi ko umusaraba ni ibivume, ni abantu bavumwe. Ariko Yesu yaraje aravumwa, yambara akamero k'umugaragu w'imbata, apfa urupfu rubi, ndetse apfa urupfu rubi rwo ku musaraba, kugira ngo njyewe nawe ducungurwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Noneho abigishwa be nabo ntabwo basobanukiwe iry'iryo banga ry'umusaraba. Iyo baza kubisobanukirwa, ntabwo Petero yari kwihakana Yesu. Iyo aza kuba yaragize uko guhishurirwa, ntabwo Petero yari kwihakana umwami we ngo amuhunge. Babonye bikomeye, za ntumwa zirahunga. Na nyina Mariya ntabwo iryo banga ry'umusaraba yarisobanukiwe. Yaherekeje umwana we avuga ati umwana wanjye baramurenganyije. Ba bakecuru bamukundaga, ba bagore bagendaga ngo bikubita mu gatuza barira, bamugiriye impuhwe. Ariko Yesu yari arimo asohoza icyamuzanye hano ku isi, gucungura umwana w'umuntu, kudukuraho imivumo y'icyaha, kudukuraho urubanza rw'icyaha. Na wa wundi, hari n'undi bahaye uwo musaraba ngo nawikorere, bawumukubise hejuru, nawe iby'umusaraba ntabwo yari azi ibyo ari byo. Simoni w'umunyakurene arawikorera, arawujyana, awumugereza i Nyabihanga, nuko bawumumanikaho. Ariko nawe ntabwo yari azi ibyo ari byo. Imana idufashe. Imana iduhe guhishurirwa imbaraga z'umusaraba, kuko ku musaraba niho hari imbaraga zatumye ducungurwa, zatumye tubabarirwa ibyaha byacu. Ntago Yesu ngo niwe witanze ubwe, niko muri Timoteyo wa mbere igice cya 2 umurongo wa 6 bivuga. No muri Tito igice cya 2 umurongo wa 14 naho hatubwira ko Yesu ngo yitanze ubwe. Yesu ni ku bushake bwe, yaritanze ubwe kugira ngo ikibazo cy'icyaha hano ku isi kirangire. Imana ishimwe. Ubwo yageraga ku musaraba i Golgota, ageze igihe cyo gupfa, mbere y'uko apfa yaravuze ngo byose birarangiye. Byose birarangiye. Ibiki? Ikintu cyari cyamuzanye kwari ukugira ngo adukureho ibyaha byacu. Ikibazo cya mbere yarangije, yaraducunguye, yadukuyeho urubanza rw'ibyaha. Icyo nicyo kintu cya mbere Yesu yarangirije ku musaraba i Golgota. Ikindi cya kabiri, nk'uko tubibona muri Pierre wa mbere igice cya 2 umurongo wa 24. Ikindi cya kabiri Yesu yakoze nuko yatwunze n'Imana. Uwo musaraba watwunzwe n'Imana, kuko hagati y'umuntu n'Imana hari harimo umworera, hari harimo separation. Uwo musaraba rero Yesu yabambweho watwunze n'Imana. Muri Petero wa mbere igice cya 2 aravuga ngo umurongo wa 24, ngubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, abibambanwa ku giti, kugira ngo dupfe ku byaha, duhere ko tubeho gukiranuka. Imibyimba ye niyo yabakijije. Icyo nicyo kintu cya mbere yakoze, yarangije ikibazo cy'ibyaha, kandi ibyo byaha nibyo byadutandukanyaga n'Imana. Arangije aduhuza n'Imana, nk'uko Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 19 havuga. Haravuga ngo kuko Imana
yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we, kandi imaze kuzanisha amahoro amaraso ya Yesu yo ku musaraba we, imwiyungisha n'ibintu byose, ari ibyo ku isi cyangwa ibyo mu ijuru. Urwo rupfu rwa Yesu ku musaraba rwatumye Imana yiyunga n'ibyo mu isi byose ndetse n'ibyo mu ijuru. Imbaraga z'umusaraba, Imana yacu ishimwe. Ikindi cya gatatu Yesu yakoze, imbaraga z'umusaraba zakoze, nuko zadukuyeho imivumo. Zadukuyeho imivumo. Abagalatiya igice cya 3 umurongo wa 13 harabitubwira. Haravuga ngo Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko, ahindutse ikivume ku bwacu. Yesu yahindutse ikivume ku bwacu. Twabonye ko mu Bakorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 24 Yesu yaratuguraniye. Twagiye mu mwanya we, duhinduka gukiranuka kw'Imana, nawe aza mu mwanya wacu ahinduka icyaha, ahinduka ikivume. Kubwo guhinduka ikivume rero, nk'uko hano mu Bagalatiya igice cya 3 umurongo wa 13 hatubwira ngo Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko, ahindutse ikivume ku bwacu, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitse ku giti. Twabonye ko umusaraba hajyagaho abantu bavumye, hajyagaho abantu bananiranye, cyari igihano kibi cya nyuma baha umuntu. Ariko kubera ko Imana yashakaga kurangiza icyo kibazo, Yesu yaremeye ahinduka ikivume, kugira ngo twebwe iyo mivumo y'icyaha, ya mivumo basogokuruza bagenderagamo kera, idakomeza kudukurikirana. Uwo musaraba rero wadukuyeho imivumo, nk'uko Abagalatiya babitubwiye. Ikindi uwo imbaraga z'umusaraba zadukoreye, nuko izo mbaraga z'umusaraba, urwo rupfu rwa Yesu ku musaraba rwadukuyeho ubukene. Reka twumve uko Abaroma igice cya 8 umurongo wa 9 hatubwira. Abakorinto ba kabiri igice cya 8 umurongo wa 9 haravuga ngo kuko muzi ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo, uko yari umutunzi maze agahinduka umukene ku bwanyu, kugira ngo ubukene bwe bubatungishe. Yesu twabonye ko yari Imana. Inama mu ijuru yarateranye, nk'uko bateranye bajya kurema umuntu mu ishusho yabo. Irongera iraterana iti uyu muntu twaremye mu ishusho yacu, kwaducumuyeho, kwakuruye umuvumo, kwakuruye imiruho, kwakuruye ubukene, kwakuruye urupfu mu isi, dukora iki? Yesu rero ngo yambara akamero k'umuntu, yambara akamero k'umugaragu w'imbata, aca bugufi, yemera gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba, kugira ngo iyo mivumo twakururiwe n'icyaha, iyo mivumo twakururiwe n'ingeso mbi basogokuruza bagenderagamo kera, ibashe kutuvaho. Ituvaho kubera ibanga ry'imbaraga z'urupfu rwa Yesu Kristo ku musaraba igorogota. Ikindi, ku musaraba igorogota Yesu yadukuyeho inzandiko zose zaturegaga. Tubibona mu Bakolosayi igice cya 2, reka duhere ku murongo wa 13. Haravuga ngo kandi ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu, yabahinduranye bazima nawe, imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose. Ku musaraba twapfanye na Kristo kandi tuzukana na Kristo. Ntabwo ari twebwe tukiriho, ahubwo ni Kristo muri twebwe. Yadukuyeho ibicumuro byacu, arangije aduhindura bazima muri we.
kuko ibihembo by'ibyaha ni urupfu, naho impano y'Imana ni ubugingo buhoraho. Yaje kugira ngo tubone ubugingo, kandi yaje kugira ngo tubone ubugingo bwinshi. Imana rero ishimwe. Iyo ukomeje ku murongo wa 14 haravuga ngo igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba. Ibiturega byose, ibituburanya byose, Yesu yabibambye ku musaraba igorogota. Imana yacu ishimwe. Ikindi yakoze ni uko ku murongo wa 15 aravuga ngo kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi, ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru y'umusaraba. Yadukuyeho ibyaturegaga byose, irangije inyaga abatware bo mu isi y'umwijima, ibambura ububasha, ibambura ubushobozi ku buzima bwacu. Turi abatsinzi ku bw'urupfu no kuzuka kwa Kristo, ku bw'umusaraba. Hari imbaraga z'umusaraba zihanagura ibiturega byose, zikuraho ibyatwanditsweho byose. Haleluya, Imana yacu ishimwe. Amena. Hari imbaraga z'umusaraba zambuye umwanzi intwaro zose, nta bubasha na bumwe dufiteho. Yesu amaze gupfa ageze ikuzimu ngo yambuye Satani imfunguzo, abera abakuraho umwanzi yari yarabafungiranye. Izo ni imbaraga z'umusaraba. Uko ni ugucungurwa n'imbaraga z'umusaraba kubw'urupfu rwa Yesu Kristo ku musaraba. Haleluya. Imana yacu ishimwe. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Imana yabikoreye iki? Ni uko yabonaga ko abana b'Imana bari baragerageje. Iyo usomye mu Balewi igice cya 16, Abalewi igice cya 16 umurongo wa 15, duhere ku murongo wa 15 haravuga ngo maze abikire ya hene y'igitambo cyo gutambirwa ibyaha by'abantu, ajyana amaraso yayo hirya ya wa mwenda ukingiriza hera cyane, ayagenze nk'uko yayagenjeje aya cya kimasa, ayaminjagire ku ntebe y'ihongerero n'imbere yayo, nuko ahongerere ahera kubwo guhumana kw'Abisiraheli kwinshi, no kubw'ibicumuro byabo no kubw'ibyaha bakoze byose, aba ariko agenza n'ihema ry'ibonaniro ribana nabo hagati yo guhumana kwabo kwinshi. Ahangaha Imana yari yarategetse abatambyi rimwe mu mwaka gutamba ibitambo byo gutwikira ibicumuro, ariko uko gutamba ibitambo byo gutwikira ibicumuro ntago byakuragaho umujinya w'Imana. Iyo byabaga bitwikiriye, Imana yarihanganagaho gato, ariko umwana w'umuntu ni umunyantege nke, nawe yagendaga neza igihe gitoya, kuko imbaraga zo kunesha ntazo yari afite, kuko dutsindishirizwa n'umwuka wera, ngo abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Umwuka wera niwe udufasha kudacumura. Izo mbaraga rero zo kunesha icyaha ntago bari bazifite, kuko umusaraba ntago wari wakaje, urupfu rwa Kristo ntago rwari rwakabaye. Ubwo rero baragendaga ibyo byaha bakabitwikira, ariko nyuma y'igihe gitoya umujinya w'Imana n'ubundi ukongera ukagaruka. Barangije, nk'uko twabibonye ko isezerano rya kera nyine ryashushanyaga isezerano rishya, Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 3 ho haratubwira ngo ahubwo bahora bibutswa ibyaha byabo n'ibyo bitambo uko umwaka utashye. Ntago habagaho gukurwaho, ntago habagaho kumarwaho, ntago habagaho kwezwa, ntago habagaho kozwa, ahubwo byaratwikirwaga. Ariko twebwe izo mbaraga z'umusaraba, ayo maraso yamenetse ku musaraba igorogota, yatumye tubabarirwa ibyaha, yatumye ibyaha bikurwaho, yatumye twozwa imyanda yose no kwandura kose no guhumana kose, kandi yatumye twezwa
kwezwa ni ugushyirwa ku ruhande kugira ngo ukore imirimo myiza Imana yaguhamagariye. Nk'uko Yesu yari afite umugambi w'Imana ku buzima bwe, nawe ufite ku buzima bwawe hariho umugambi w'Imana. Imana rero ikwereza gusohoza uwo mugambi w'Imana hano kuri iyi si. Kubw'izo mbaraga rero z'amaraso Yesu yameneye ku musaraba i Golgota, ibyaha byacu bivaho, ntago bitwikirwa, ibyaha byacu birahanagurwa, ibyaha turezwa, tukozwa, tugatunganywa, tugatunganyirizwa kugendera mu mirimo myiza Imana yaduhamagariye, iyo yaremeye kera muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Imana yacu ishimwe. Iki gitabo gikomeza kitubwira rero ko ngo erega ntibishoboka ko amaraso y'imfizi n'ay'ihene akuraho ibyaha. Ayo maraso y'imfizi n'ay'ihene yaratwikiraga gusa, ntabwo bishoboka ko akuraho ibyaha. Nibyo nari maze kubasobanurira hejuru. Nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati, ibitambo n'amaturo ntiwabishatse, ahubwo wanyiteguriye umubiri. Igitambo kiruta amapfizi n'amahene ni umubiri wa Kristo. Ntiwishimiye ibitambo byokeje cyangwa ibitambo by'ibyaha. Mpera ko ndavuga nti, dore ndaje Mana, mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri njye, nzanywe no gukora ibyo ushaka. Amaze kuvuga ibyo, ngo ibitambo n'amaturo n'ibitambo byokeje n'ibitambo by'ibyaha ntiwabishatse kandi ntiwabyishimiye, ari byo bitangwa nk'uko amategeko yategetswe, ahera ko aravuga ati, dore nzanywe no gukora ibyo ushaka. Akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Ni ukuvuga ko dufite isezerano rya kera, dufite isezerano rishya. Yesu rero yakuyeho isezerano rya kera arisimbuza isezerano rishya. Uko gutamba ibitambo n'amapfizi n'ihene n'ibiki, Yesu abikuraho, atanga umubiri we, kugira ngo icyo gitambo kibe kinyuze Imana, kibe gihagije rwose. Uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubiheshejwe n'uko umubiri wa Kristo watambwe rimwe gusa. Amen. Turashima Imana yuko twavukiye ku ngoma y'umwami Nyirimbabazi. Ibyo bitambo koko twari kubivamo rimwe mu mwaka kubaga Yesu umwami. Mana ndagushima, Imana ishima. Ndagushima ko wampaye Yesu, ndagushima ko wampaye umwuka wera. Haleluya, amen. Abaheburayo 9:22 bakomeza batubwira ngo, kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Ayo maraso yaravaga kugira ngo Imana ibe yikarumyeho gato umujinya wayo ubutuje, ariko ntabwo byakuragaho umujinya Imana idufitiye. Kereka amaraso ya Yesu yonyine niyo yaje amaraho urubanza, ibibazo byose twari dufite, gutandukana n'Imana twari dufite, Yesu arongera twunga n'Imana nk'uko twabibonye. Haleluya. Kuko muri Kristo Yesu aribwo Imana yiyungiye n'abari mu isi bose, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Ibyo bintu Yesu yarabitubikije, ntago yaje kuducungura gusa, ahubwo yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Yesu yaduhuje n'Imana. Ibyakozwe n'intumwa 4:12 haravuga ngo, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru twahawe dukwiriye gukirizwamo. Timoteyo nawe arakomeza, Timoteyo wa mbere 2:5 akavuga ngo, kuko hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe n'Imana n'abantu, nawe ni umuntu, ni Yesu Kristo. Twabonye ko mbere yari Imana mwana, ariko yiyambura ubwo bumana
araza yambara akamero k'umuntu, araza yihindura umuntu, araza yambara akamero k'umugaragu w'imbata kugira ngo adupfire urupfu, ndetse adupfire urupfu rwo ku musaraba. Yagombaga gusa natwe kugira ngo abone uko aducungura. Amen. Murumva imbaraga ziri mu musaraba, imbaraga zo kuducungura, imbaraga zo kudukiza ibyaha, imbaraga zo kudukuraho imivumo, imbaraga zo kudukuraho ubukene, imbaraga zo kudukuraho imiru, imbaraga zo kutweza, imbaraga zo kutwoza, imbaraga zo gukuraho ibiturega byose, imbaraga zo kudukuraho ibidutsikamira byose. Nta bubasha bidufiteho, kuko imbaraga z'umusaraba zarabinesheje. Abatware bo mu isi y'umwijima yabambuye intwaro zabo, yabambuye ububasha ku buzima bwacu, yabambuye ubutware ku buzima bwacu. Imana yacu ishimwe. Mujye mugenda mufite iyo assurance, mujye mugenda mufite ibyo byiringiro. Ni ibyiringiro bifite ubugingo, ni ibyiringiro bidakoza isoni. Imana yacu ishimwe. Nsoreje kuri iri jambo riri mu Bakorinto ba mbere igice cya 15 ku murongo wa mbere kugeza ku wa 4. Haravuga ngo, bene data, ndabamenyesha ubutumwa bwiza nababwirije ubwo mwakiriye mukabukomereramo kandi mugakizwa nabwo, niba mubukomeza nk'uko nabubabwirije. Keretse mwaba mwizereye ubusa. Muzi ko nabanje kubaha ibyo nanjye nahawe kumenya, yuko Kristo yapfiriye ibyaha byacu nk'uko byari byanditswe, agahambwa akazuka ku munsi wa gatatu nk'uko byari byaranditswe nanone. Twabonye ko iyo Kristo amaze kuducungura ngo atubikamo ijambo, atubikamo umuhamagaro. Uwo muhamagaro rero atubikamo ni uyu nguyu uri muri Pawulo mu Bakorinto ba mbere igice cya 15 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 4. Ni uwo guhamya Kristo wapfuye, Kristo wahambwe, Kristo wazutse. Ni umuhamagaro wo kwizera no gukomerera mu byo twizeye, gukomerera mu gakiza. Mwene data rero, ndaguhamagarira, ndakwinginga kubw'imbabazi z'Umwami, kugira ngo umenye, usobanukirwe, ushikame muri ako gakiza. Kandi nta kindi Yesu aduhamagarira kumenya, ni ukumenya iby'urupfu rwe, ni ukumenya ibyo kuhambwa kwe, ni ukumenya ibyo kuzuka kwe. Tukaba muri izo mbaraga, tukazishikamamo, tukazikomereramo. Imana yacu ishimwe. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Kubera iki? Kubera ko Abaroma igice cya 1 umurongo wa 6 haravuga ngo, kandi namwe muri muri abo abahamagariwe kuba aba Yesu Kristo. Twahamagariwe kuba aba Yesu Kristo, twahamagariwe kuba abigishwa ba Kristo, twahamagariwe kuba abambasaderi ba Kristo. Kristo wapfuye, Kristo wahambwe, Kristo wazutse. Iyo ukomeje muri icyo gitabo cy'Abakorinto ba kabiri igice cya 5 uhereye ku murongo wa 16 haravuga ngo, nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekerereza dukurikije amasekuruza ye. Nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko noneho ntitumutekereza dutyo. Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose bihindutse bishya. Ngo ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Ndatinda cyane ahangaha ku murongo wa 16 n'uwa 17, ngo ariko uhereye none ngo ntago tuzongera kugira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza y'umuntu. Yesu bamutekerezaga nk'umuntu usanzwe,
ntago bari bafite guhishurirwa mu buryo bw'umwuka Yesu Kristo uwo ari we. Babonaga Yesu ugenda akiza indwara, yirukana abadayimoni, agira gute. Ariko ubu tugomba kubona Kristo wapfuye akabambwa akazuka, kuko uwo Kristo wagendaga ku isi n'uyu Kristo wapfuye agahambwa akazuka baratandukanye. Uyu Kristo wapfuye agahambwa akazuka ni Kristo ufite ubwiza, ni Kristo nyine waducunguye. Imana yacu ishimwe, Imana yacu ihabwe icyubahiro. Noneho ngo abari muri uwo Kristo rero ngo bahindutse ibyaremwe bishya, ngo dore ngo ibya kera byose byararangiye, ngo byose byahindutse bishya. Iyo twizeye, iyo turi muri uwo Kristo wapfuye akazuka, ni nako n'ijambo ry'Imana rivuga ngo niwizera mu mutima wawe ukatuza akanwa kawe ko Imana yamuzuye ukamwizera uzakizwa. Abaroma ndumva ari 19 hari cyangwa 10. N'uwo Kristo wapfuye agahambwa akazuka. Iyo uri muri we uhinduka icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, byose biba bihindutse bishya. Uwo Kristo rero wapfuye agahambwa akazuka aganze kandi ategeke muri wowe, ndagusengera kugira ngo umwuka w'Imana amuguhishurire, aguhe kumumenya, aguhe kumusobanukirwa, aguhe kumwizera. Reka dusenge. Mana turagushimye, tugushimye ko waduhaye Yesu, tugushimye ko waduhaye umwuka wera kugira ngo tubere umufasha, kugira ngo atwigisha tuyobore mu kuri kose, kugira ngo duhishurire uwo Yesu, tumumenye, tumusobanukirwe, tumwizere. Mwuka wera fungura amaso y'imitima yacu kugira ngo tumenye ibanga riri mu musaraba, ntidufate umusaraba nk'ikintu gikojeje isoni, nk'ikintu kibivume, ahubwo tumenye ko aho ngaho kuri uwo musaraba hari imbaraga ziducungura, hari imbaraga zituma twongera kwiyunga n'Imana, hari imbaraga zituma dukurwaho gucirwaho iteka, tukababarirwa ibyaha, tukozwa, tukezwa, inzandiko ziturega zigahanagurwa, zigacwanyagurika. Mwami, tuhishurirwe ko wihinduye umukene kugira ngo twebwe tuba abatunzi muri wowe. Mana rero ushimwe, Mana uhabwe icyubahiro. Ndakwereka abo bose batarakumenya, bataragusobanukirwa, kugira ngo bagenderere Mana, ukore ku mitima yabo, babashe kukumenya wowe Mana y'ukuri, kandi bizere n'uwo Yesu Kristo, bizere n'icyo gikorwa gikomeye yakoreye ku musaraba i Golgotha, mu izina rya Yesu. Amen.